ndabaramukije cyane. Akari kakanya tujye kuganira ku musore w'umunyarwanda w'umukomediyani uzwi cyane nka Dogiteri Nsabi. Uburyo tujye kuganira uburyo yinjiye muri komedi ndetse n'ukuntu yamaze kugura inzu ya miliyoni 80 yamaze kuyimurika, ndetse n'uburyo yamaze kugura imodoka ya miliyoni 30 byose akabigurira rimwe, bikaba bihagaze amafaranga miliyoni 110. Ni ibintu bishimishije cyane ku munyarwenya w'u Rwanda ndetse umusore muto ukizamuka uturuka i Musanze. Tujye kuganira ku rugendo rero Nsabi yakoze kugira ngo agiye ku rwego ariho wumve nawe uburyo wabigenza ukareka gucika intege ahubwo ugashyira mu mbaraga mu byo ukora cyane. Yes, uyu ni Gatete Olivier rero uri kumva kuri Gatete Comedian, tugiye kubana mu kiganiro ntucikwe. Yego nkuko nari mbivuze abanza ari tujye kuganira ku musore bita Dogiteri Nsabi, uburyo yazamutse n'uburyo yamenyekanye, uburyo yagiye yandika izina cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse akaza no gufata isoko ryo gucururizaho ibihangano byiwe akamama, ndetse akagenda akorana n'ibyamamare bigiye bitandukanye harimo nka Kiraman wo muzi, nka Mitsutsu wo muzi, nka Aisha, nka Nyambo, ndetse n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye byinshi cyane Dogiteri Nsabi yagiye akorana nabyo. Murabizi rero hari na filime z'amaseri agenda akina, ari kumwe na Kanyombya, ari kumwe n'uwo muzi nka Mama Sava muri Papa Sava. Urumva ko Dogiteri Nsabi ndetse kugira ngo agere ku rwego ariho yarakuze cyane kugeza ubwo yaje no kwisanga mu nkinamico. Dogiteri Nsabi rero yaje kumenya ko afite impano ya komedi yiga mu mwaka wa 2 segonderi. Dogiteri Nsabi yatangira kuvuga ati ngomba kuba umukinnyi wa filime ndetse nkakina na komedi kugeza igihe bizantungira, kandi ngomba kubishyamo imbaraga kugeza igihe ngomba kuzabana icyo mbishakamo. Yes, niyigeze acika intege rero akomeje arakora paka nawe yinjiye mu basore batunze za miliyoni bakuye mu mpano zabo ndetse no mu gutegura kwawo. Dogiteri Nsabi rero abantu benshi ibintu bamukundira ni uburyo avugamo igikiga, kuko irasiteri ni igikiga ituruka muri Musanze, ndetse n'uburyo yiyambaramo akunda kwambara ikote, imbere nta kintu yambayemo, yambaye agatuza, akambara karuvate, agakubitaho igipano cy'igikomeye ndetse n'igipapa n'ingofero na marinette, ubundi akaba Dogiteri. Izina Dogiteri rero ahantu ryavuye Dogiteri ni uko Dogiteri Nsabi yahoze yiga MCB, ageze muri superieur yize MCB, yarazi ko asaba Dogiteri, azi ko aziga kaminuza ndetse akaba umudogiteri cyangwa se umuganga urenze. Dogiteri rero yize MCB ariko aza kujya amahirwe make yakomeza ngo yige na kaminuza. Aravuga ati umuntu iri kuri iki nize kaminuza, nize segonderi, nubwo ntabonye kujya kwiga kaminuza ngo nige ubwo buganga mbe Dogiteri, ariko ni gute nk'umuntu wize MCB kandi nzi ko nyumva imbere ya izina ryanjye nakongeho Dogiteri. Nuko rero uwitwa Nsabimana akuraho abimana amugosheho Dogiteri Nsabi, akaba ari naryo zina akoresha muri komedi. Dogiteri Nsabi rero yatangiye yikina ubu short videos, murabizi ubwo yagenda akavuga harimo nk'ubwo kuri MTN, ngalo ni kuri MTN, ngako gafaranga kayoba, murabizi nyinshi yagiye akina, agenda akora ubu short bwinshi abo postinga, nyuma aza kubona akazi kwirebero TV yimusanze naho isa nkaho yimusapotinga. Ubwo Kiraman yatangiye kubona umuntu bita Nsabi yifuza gukorana nawe video, aza kumuhamagara ati Nsabi studio yakoramo twazahuza gute tugahura ubundi tukazakorana video imwe tukareba ko ari ikintu byabyara kizima. Nsabi byaramushimishije cyane kumva ko umuntu w'icyamamare nka Kiraman yamuhamagaye ngo bazakorane videos kugira ngo barebe ko ari ikintu cyavamo. Yarateze amusanga i Kigali bakora video, nubwo bitari byoroshye ariko bakora video. None iyo video uburyo abantu bayakiriye yarakunzwe cyane ku buryo Kiraman ndetse n'abagenzi be bose babona ko bagomba guhuza na Nsabi ndetse bagakorana. Yes, iminsi yakomeje yicoma rero bakomeza igikorwa cyo gukorana kugeza ubwo batangiye no kujya muri live comedy cyangwa se icyo bita nka stand up comedy.
muri Kenes Comedy ndetse n'ahantu hahisha hatandukanye. Dogiteri Nsabi rero yaje kwisanga muri arena ahantu hari hahuriye abayobozi benshi ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibintu yahakoreye ni amateka sinzi ko byakwibagirana ku isi n'ibirimi byaje kurya ndetse biranamuhira. Tudatinze reka dusimbukire ukuntu Dogiteri Nsabi yageze gutya akaba yikuye amafaranga menshi ahanye na miliyoni 110 akagura inzu ndetse n'imodoka by'agatangaza aho mu mujyi wa Kigali yamaze kugura inzu ihwanye n'amafaranga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga atari make. Agira gutya nyuma yo kugura inzu bamaze kwisebrira ndetse banayishimiye hamwe n'abandi bantu benshi bagiye bakorana. Agira gutya ahita agura n'inzu n'imodoka ya miliyoni 30 ayishyira ahangaha. Imodoka ya Lava 4 y'ubwenge cyangwa se yite nka picnic, imodoka itwika, imodoka iri automatique, imodoka zifitwe n'abantu bake mu Rwanda ndetse baba star banatangiye gukora mbere yiwe. Dogiteri Nsabi rero akaba yavuze ko ashimira abanyarwanda bamufashije ndetse n'abantu bamufashije kuzamura imana yiwe ndetse n'abakomeza kugenda bamukurikirana umunsi ku munsi, avuga ko aribo batuma agera ku byo agezeho, bikaba bituma yitwa umugabo. Murakoze cyane, Gatete Olivier Mubana.